radiyo umwe uyu munsi turi ku wa gatatu tariki 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Tukaba twinjiye muri studio za radiyo umwe nk'ibisanzwe turi kumwe n'umutumirwa akaba ari George Mutabazi. Mwaba mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba radiyo umwe ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Yes, Bwana Francois Mutuyemungu turakumva cyane kandi ndagushimira cyane ku bw'akazi ukora. Ndagushimira kubwo kuba warashize imbere ukuri kandi n'umwanya wawe wose ukawuha ibiganiro byose ukora ubwira abanyarwanda ibikorwa ibipfa ibibangamira abanyarwanda byose biri mu karere kacu kandi bibangamira agateka ka muntu. Rero nagira ngo nsuhuze n'abakunzi ba radiyo ubumwe, nsuhuze buri muntu wese ukunda amahoro aho ahereye hose, atari umuntu ugendera mu Kigali cyangwa se mu gufobagana, ariko akaba ari umuntu ukunda amahoro. Abo bose ndabasuhuje kandi nizere ko turi bugire ikiganiro cyiza. Urakoze cyane. Murakoze cyane, ni iby'agaciro rwose. Banyarwanda nshuti za radiyo umwe, twaba nifuje ko tuza kuganira n'umutumirwa. Ni umutumirwa twabanye kuva izi ntambara zatangira, twagiye dukora amanalize acukumbuye cyane uko intambara zikiri hariya hejuru muri za Runyonyi, zikiri muri hariya hejuru ya Bunagana, uko zamanutse ziza hariya bafata Bunagana, bafata Rucuro, bafata Kiwanja, bazamuka Kahindo, Katare, bazamuka Kibumba, uko bazamutse muri za Masisi, uko baje kumanuka bagera muri za Sake ndetse bagera no muri Goma na Bukavu. Aho hose twari kumwe kandi dukomeza tugenda dukora ubusesenguzi butandukanye, cyane cyane twibaza kuri geopolitike uko ibintu byari bihagaze. Mu munsi kandi nifuje ko tuganira aho intambara zigeze. Twese turimo turabona ko nyuma y'aho umuntu wita Paul Kagame ahamagariwe na Trump muri White House kugira ngo asinye amasezerano y'amahoro, we yasize atanze oda yo gufata Uvira irafatwa, induru ziravuga. Icyo twavuga intambara diplomatike, Congo iractivating, ibintu birakomera. Uyu munsi wa none tukaba tubona ko mu by'ukuri ngo bavuyemo atari ku bushake bwabo, ahubwo kubera igitutu cy'intambara kiri bariho, kuko mu minsi ishize twakomeje kujya tureba amaoperasiyo yabaye muri Uvira, aho hari amato akomeye abiri ya RDF yari hariya kuri Uvira ku kiyaga cya Tanganyika, yaje kuba yaraswa n'abari bayarimo bose. Tuza kubona inama ririmo ibera hariya muri Uvira y'abasirikare bakuru ba RDF ndetse na M23 AFC, bari aho bari mu nama, drone zibatungura nabwo zikabahitana. Ibi byose tukabona mu nkengero za Uvira intambara zimazemo iminsi, aho za drone CH4B zimaze iminsi zikora mu operasiyo akomeye cyane, agumya kugenda aca intege iterambere ry'intambara ya RDF 23. Ibi byose twagiye tubireba no muri Masisi, aho tubona ko naho byabaye mu byumweru bishize, aho twabonye ko drone nanone zagarutse zigakora ishyano, aho rwose hariho abaofisiye bavuye i Kigali bari mu mitingi muri Masisi centre hariya, bagakubitwa ku buryo buteye ubwoba, aho drone zabatunguye zikabatwika. Kandi twaba dukomeje kureba intambara zikomejemo n'ejo zari zaramukiyemo, aho hariya bita muri Masisi muri groupement ya Bushari Mukoto, abantu muhabona intambara zirimo zihuza Bazarendo na RDF 23. Ni intambara nazo zikomeye cyane, amaoperasiyo akomezemo muri za Rucuru, tureba cyane. None Bwana George Mutabanzi, ko ukurikira ibi bintu nyuma yo gusuzugura amasezerano ya Trump, agahita rwose iminsi bahita afata Uvira, nzi ko wakurikiranye ibi byose, n'ibi bikurikiyeho byo kuva Uvira urabivugaho iki Bwana Mutabazi? Nzi ko ubikurikirana cyane, ariko izi ntambara turimo tubona ko noneho zahinduye isura. Urakoze cyane Bwana Francois ku bw'icyo kibazo. Mu by'ukuri iyo tuvuga aha ngaha tubivuga nk'abanalisite bavuga ibintu tubona kandi twanariza ibiba byabaye, tureba geopolitike y'iwacu muri kariya karere k'ibiyaga bigari, tukabizana tukabihuza n'amahanga uko abibona. Noneho urabivuze tukagera n'aho
bigeraho hakinjiramo abandi bakomeye bavuga bati turaje kubafasha kugira ngo ikibazo cy'umutekano n'amahoro make kiboneke. Mu by'ukuri ibi ni ibintu twavuzeho kenshi, twavuze, sinshaka kugira ngo dusubire inyuma cyane nk'uko wabivuze, twaba tugiye kumara umwanya munini, ariko uko watangiye kera kera kera, ari naho rya zina ryawe rya Komanda François, uko twagendaga tubivuga, abana b'u Rwanda bashirira hariya muri za Masisi, hariya muri iriya misozi ya Nyiragongo, bamanuka ngo barajya gufata Sake, bagatwikwa, ni birebire cyane. Aho ngaho abana b'Abanyarwanda barahashiriye pe. Warabivuze tukajya tuza tukavuga, ariko mu by'ukuri hari ikintu kimwe tutabura kuvuga jye nawe. Burya iyo uri umuntu ufite umutima muntu muri wowe, guceceka ntibyagukundira. Hari abantu benshi batwumva bakakumva, bakanyumva, benshi banzi, bakanyita amazina yose bashaka. Ibyo nta kibazo rwose, kandi narabyemeye kubera ko nabonye abantu benshi bantelefona bakambwira ibyo bintu ni ibiki uvuga, ibyo ni ibiki. Ariko iyo ufite uwo mutima ntushobora guceceka François, ntushobora kubona abana nawe ubwawe wabona nk'abana bawe ngo ubone bagaramye hariya, noneho watekereza ukavuga ute se hari intambara barimo ni iyihe, ni intambara y'iki? Ibintu byo gufaburika ukabeshya kugira ngo ujye ahantu. Reka mbereke Abanyarwanda mwese mutwumva kandi n'abazatwumva, mukaba mufite abana mwarabyaye cyangwa se mufite abo muvindimwe nabo, ndagira ngo mbabwize ukuri, umuntu waza akaza akava akazi iwawe mu rugo, cyangwa se akashaka kugutwara isambu yawe, icyo waba ufite cyose uragikoresha. Niyo agutwaye iyo sambu, afazari yagutwara ubuzima kugira ngo ayibone. Niko bimera ubundi muri kamere cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tubigereranye rero n'igihugu cya Kongo, n'ibihugu duturanye na hariya hose. François, ibi bintu twarabivuze kandi tubisubiramo, turavuga tuti Abanyarwanda tugira Imana ko tugira abo tuvuga ururimi rumwe batuye hakurya, tukagira igihugu cyiza kimeze neza nka Kongo duturanye. Buriya ni ubukire budafite uko busa. Ushatse kujyayo ukabona umurima ukawugura ukawukodesha, se ushobora kuvanamo bigutunga kandi ukanakiruka. Abenshi baranakize ariko umuntu umwe gusa wazanye politiki yo kwinjizamo abandi bagatekereza ko ibyo bintu bishoboka, ari we witwa Kagame. Yaroza Abanyarwanda, abafite ubwenge buke babigenderaho, baravuga ngo tugiye kwagura u Rwanda, baravuga ngo tugiye ngo kiriya gihugu ni icyacu tugiye kugitegeka. Umva, ibi wabishaka kugira ngo ubigereho, Bwana François n'abadukurikiye, ugomba kuvunika kugira ngo ibyo bintu uzabigereho, kandi ugomba kuba ufite uburyo uhagaze cyangwa se ufite backup support ishobora kugusustaininga muri icyo gikorwa kizaguha kugira ngo iki kintu ucyambure nyiracyo, kibi cyawe kikwandikweho, kijye no mazina yawe muri no muri ntuza mbese nka kuri ubona icyapa cy'ubutaka bwawe. Bigomba kuvuna kugira ngo bigereho. Abanyarwanda rero iki ntabwo bigeze bagitekereza. Kagame akabafobaganisha, bo bakabona ko u Rwanda rugiye kwaguka. Ariko se ni gute wambwira ko umbabarire mbanje kugira ngo nsasire ibyo ngiye kuvuga ku cyo wambajije, kugira ngo ngereho Abanyarwanda badutege amatwi batwumve. Ni gute wambwira ko ugiye kwagura u Rwanda, ukarwagura ukajyana ubwoko bwawe bumwe, ubwo ndavuga Abanyarwanda, sinshatse kuvuga ubwoko ibindi byose Kagame yitwaza, biriya byose nshaka kubijyamo yakoresheje
za pretext kugira ngo babone uko yinjira, ibyo sinshaka kubijyamo. Ariko jyana abanyarwanda ubajyane ko ugiye kubaha Kongo cyangwa Kivu, noneho ufate ariya moko yose arenze mirongo ingahe atuye muri iriya Kivu, ubazane ubabwire uti mwese mubaye abanyarwanda, noneho bemere binjire muri iyo sisiteme y'u Rwanda. Ubitekereze, umbwire ko ibyo bintu bishoboka. Ariko ubanye nabo nk'uko abanyarwanda twabanye n'Abagande, abanyarwanda twabanye n'Abatanzaniya, n'ubu abantu baracyariyo, mwabana neza muri cya gihugu bita ko ariyo gakondo yabo, nawe ukaza ukajyamo mukabana kandi mugashyingirana mugahahirana byiza cyane. Iyo mentality yo gutekereza ngo bagiye kwagura ngo babone iki gihugu, abantu Kagame aroga bakabyemera, sinzi abari bo. Ibi rero nibyo bidushyize kuri iyi stage, kuri aka kanya aho turi, yaho tugeze none aha ngaha, tumaze gutakaza imbaraga zakubatse kiriya gihugu cy'u Rwanda, abandi bose bibereye ahandi, twese abana baza bakubaka igihugu, tukagira nk'iriya Ubusuwisi cyangwa se Singapore uko yajyaga bivuga, ariko dufite ba bandi bafite imbaraga, abana bato cyane, ariko bose bashiriyemo hariya. Reka rero nsubire kuri cya kibazo cyawe. Kagame araje ahamagajwe n'igihugu gikomeye cyane cyubashywe cyane ku isi, by the way, aricyo gihugu cy'Amerika, twese turakizi. Nyuma yo kurwana, yo gukora ibimarorerwa, yo gukora biriya byose navugaga, biriya byose bimaze abana byose, bigezaho noneho politiki ihinduka, diplomasi wavugaga ya Kongo ihinduka umukino Kagame ukamugora, bikageraho bica muri za ati Rwanda sinyemera, Nairobi urayibuka ati sinyemera, ati ndemera Katari bijyayo, ati back and forth, bigenda bigaruka. Ibi byose yagiye avuga byose nshaka kubisubiramo, yita bariya ba Uhuru sinzi n'iki bariyemera, sinzi n'iki ba Lorenzo, bikajya muri Katari, ariko haza imbaraga za Trump ati turagushaka ku meza. Nyuma yo kunonosora umushinga bagiye gusinyira, bagiye kumvikana, barawemeranya bose. Urabyibuka Nduhungiriki aza muri Amerika na Kayikwamba, bakemeranya kuri version yo umushinga uko uteye, bikongera bagasubira iriya igihe bavuga ngo bagiye gusinya, bati hari ikintu kitagenze neza, ariko birindaho Trump avuga toke, aha niho version y'umushinga twemeranya, mwese mwemera, muze musinyire. Amagambo yavuze ari imbere ya Trump urayibuka. Uriya mukobwa niba ari umudamu wagiye imbere ye, ahagaze imbere ya Trump na Kagame ahari, kamubwira ati none aha ngaha turimo musinya amahoro kuri aya masezerano, accord y'amahoro, abasirikare ba Kagame barimo bararwana, barimo baramanuka bajya gufata Uvira. None ibi ngibi uvuga ni umunyamakuru wo muri White House bita Velas Victoria. Yes, nuwo nguwo, urakoze cyane. Ati ibyo ngibyo amasezerano murabona bizashyirwa mu bikorwa n'ibyo ngibyo. Trump aramubwira ati nguhaye igihe ati kandi bigiye kuzakorwa, kandi bizakorwa, bizaba vuba. Ati ni nko kumubwira ati bindekere jewe n'ijye ubifite ahangaha imbere yanjye, bizakorwa kandi bizakorwa vuba. Speech ya Kagame yavuze mwese murayibuka, yishimira ko Trump ari igihangange, ari umuntu abandi byananiye akaba ari ubikoze. Trump aramwumva, aravuga ati sawa. Arangije asubiyeyo, ari mu kirere Uvira yari yafashwe, bari bayifashe, barayifata, babandi ni yivugiye, nimvuga ibifobagane bajye bagenda bajya kubaza Kagame impamvu yavuze yabitse iryo zina, ntabwo ari ryo mbivuze, n'abandi bakoresha iryo jambo. Ibifobagane ibyo bijya mu birere, Uvira tombe, Uvira twayifashe. Ariko banyweye amashampanye Kigali n'aha hose, muri kominote, muri diaspora, banyweye amashampanye menshi cyane.
barayanyoye, hari abaraye rwose ngira ngo barambaraye no mu mbeho batazi ko bari mu mbeho kubera ngo bafashe Uvira. Ariko iyo ntambwe yo kuva ku mupaka i Bukavu, Kamanyola ukaza ukagera Uvira, ugiye kubabaza abarokotse hariya hantu Uvira bavamo basubirayo, bakakubwira ibyo bajyanye, niba umutima ukiri mu gitereko ntawabikwemerera. Wabivuze neza, bakubitiwe hariya mu nzira ngo barashaka gukomeza ngo bajye za Baraka, bakubitiwe muri iriya misozi ya hariya ngo barashaka gupfumura ngo bace ahandi hantu. Abana barahashiriye, hari za mbushe utavuze z'amamodoka yatwitswe, abazarendo babateze amambushi atabaho, nabo batazi ibyo ari byo. Bageraho abana basara bakajya birukanka bakabagwamo, abandi bati nimudutabare, turi ingwate, baradufasha. Niba utarabikurikiye n'ubwo video burahari, abana bamwe bafashwe ba M23, bandi bakitanga kubera kiboko ndavuga Mutabazi. Nabonye bafashwe na Ibo, Ibo irimo yerekeza muri Bukavu. Nabonyemo abana bashobora kuba bari munsi y'imyaka 16. Biriya bintu ni ibiki? Abasirikare bakuze bashize, kuki nabonye abafashwe ari ikigero cy'abana bari munsi y'imyaka 17? Biriya bintu ni ibiki? Nta basirikare bagifite ndugu yangu, ndakubwiza ukuri, igihugu icyo tuzashobora kurokora cyakora abakobwa bo barahari pe, abakobwa barahari, ariko abana b'abasore mvuga bagombye kuba ari u Rwanda rw'ejo barashize, kandi bashiriyemo hariya mu ntambara z'umuntu umwe zidafite icyo. Umuntu akaviri umva ikiganiro cyaba kirekire kubera ko pretext umuntu yitwaza ngo FDLR ya mbere ikava ku mupaka ikagenda bakagicisha ngo bakurikiye FDLR n'indi gatangira bate FDLR ikagenda bakagenda, n'ubu ngubu ngo barageza Baraka FDLR. Ibi ni ibintu biri so stupid. Kivuga kuko Trump yavuze ko Kigali, kandi koko turabihamya, FDLR ya mbere ubu ni abajenerali Kigali, dufite bariya ba generali ba ninja barwarakabije bande bose. Icyo cyo Trump yagishyize ku ruhande, kandi no muri za batayo zagarutse kurwana, hari batayo yagarutse y'aba FDLR yagarutse kurwana hariya muri Mwisake. Urabyibuka ko icyegeranyo cya UN cyabigaragaje ko kirahari rwose, abantu bagishaka bagisoma, bagishaka basoma icyo cyegeranyo kirabisobanura. Iyo pretext ya FDLR rero, hakaze pretext nyinshi cyane ziri aho z'amafuti, sinzi imvugo imva. Hari ibintu njya numva rwose, ntabwo ibi bintu umva, ntabwo nshaka kujya mu bintu by'amoko by'iki, ntabwo nshaka kubijyamo, ariko let's use common sense, tujye dukoresha common sense. Ukiri aho ngaho katuvugishwe, tuvuge ko hari speech za Hene Kagame agatera Kongo, ariko turavuga miliyoni 12 z'abakongomani zimaze gupfa, Kongo ntiratera u Rwanda. Iyo comparaison, uretse ya ideologie expansionniste ya Hitler, Kagame yagiye gukopera akumva ko bishoboka, nkuko uriya Abiy premier ministre wa Ethiopia cyagiye yarwanaga n'abatigre, Kagame agashaka kubyinjiramo, bavuze bati Kagame ni nk'injangwe yibona ari intare. Urabivugaho iki? Arega nicyo kintu nari nkomereje ngira nkubwire ngo izo pretext zose, reka nkubaze ikintu kimwe, tuvugisha ukuri kandi abantu batwumva bose bashyire mu gaciro. Uramutse uri umuntu uje mu rugo rwanjye wakoresha uburozi, wakoresha kuza ukandusha imbaraga, ukaza ugahera ku mwana wanjye wa mbere ukamwica, ukajya ku wa kabiri ukamwica, François, koko nakuvuga neza se? Nakuvuga neza ngo ngo rwose ni umuntu mwiza umaze kunyikira abana? Ibyo bibaho se? Abadukurikiye ibyo bintu murumva ari ibintu by'i Rwanda? Nibishoboka. Rero umunyekongo ikintu cyabavuga ngo cy'imvugo z'urwango
njya gitekereza nkavuga ngo so imvugo z'urwango wa mugani urabivuze neza kuri miliyoni 10 z'abanyekongo bamaze gutikira hariya bicwa na Kagame, hanyuma akoresha baba agatsiko. Ntabwo ari abanyarwanda bose pe, hari benshi ibi bintu tuvuga hano badashobora kubivuga ariko bababajwe n'ibi bintu. Abo ngabo ndabakunda cyane. Guceceka ni sawa ukaba udashobora kuvuga, ariko abantu bamwe njya mbona bakomentinga akava nk'iriya agakubita ngo ikintu ngo wantera hamwe we, icyo kintu ndagikunda cyane kubera ko ngeraho nkavuga nti ese n'interahamwe zageze aho bazitagatifuza noneho zigira izina abantu bose batwa. Tuba turi no kuri space rwose ukabona umuntu akavuga muri interahamwe muri nkavuga nti interahamwe noneho ntabwo bikiri cya kindi cya interahamwe tuzi zakoze ibyo zakoze ibara mu gihugu cyacu zigica abantu, ahubwo bisigaye ari ikintu kiraho. Ariko tubanze turebe ikintu kimwe, uwo muntu yagukunda te François? So ibi pretext zose zagiye zibaho n'iz'ububandi, n'iz'ubugegera, n'iz'ubutindi, n'iz'ubuswa ntazi uko wazivuga. Ariko noneho kuri uyu munota wa none ngaruka ku kibazo warubajije. Trump nk'igihugu cye cy'Amerika kiraje kinjiye muri iki kibazo bati tugikemure amahoro aboneke. Hari intumwa nyinshi cyane zagiye mu Rwanda zikaca muri Kongo, urabyibuka, bagasubira Washington, bagaca hehe, hari abihaye Imana. Ibi byose urabizi uko bagiye bagenda bakurikirana. Trump bigiye kugeraho basinya amasezerano ariya, hari intumwa nyinshi cyane zaciyemo zikaganiriza Kagame ariko nababwiza ukuri ko Kagame ntabwo ajya yubahiriza ikintu icyo ari cyo cyose. By the way, nibwo bwa mbere mu mateka ya Kagame, kandi ndabivuga kugira ngo nawe nyumve ibyo bintu ashatse yashaka kunza kanyomoza yabigira. Nibwo bwa mbere mu mateka ya Kagame kubona afata ikaramu akayishyira ku kintu agasinya amasezerano uwe nkawe, amasezerano cyane cyane y'amahoro, ndavuga peace accord, kugira ngo ashyireho umukono. Mu bwa kabiri ayasinya kandi akayarengaho. Aya mbere yasinye na Habyarimana amuhanurira hari i Masaka, aya kabiri yasinyana na Trump ahita afata Uvira. Ugiye gukurikirana amasinyatire abenshi hasinyaga noza abahagarariye FPR bamwe abenshi, urumva yagendaga ari nka nuza nka navuga ngo ikise, mbese nk'uko wakwita nka witness, nka kuriya kwa bantu ba Neva bari bariyo bariya bose. Ariko amasezerano Kagame yubahiriza mu mateka ntabaho. Noneho amasezerano arabaye, arayasinye, kandi avuze na speech yerekana ayo mahoro. Ageze hari yafashe Bukavu, ribaye irimbi ry'abana gushirira hariya. Wabivuze neza, bashiriyeyo, amatara twikwa, imbunda z'ejo bundi ahangaha z'imisada zimwe zari zarokotse zari ziri hariya, babanje kuzivana muri Uvira bazihungisha. Hari ya camp yari ya MONUSCO, iyo yahiriyemo imbunda nabo ubwabo amafaranga yaziguze batazi umubare. Hariya hari ibintu bikoresho bihahiriye, uretse n'abantu twabivuzeho, ariko ibikoresho bihahiriye ntibigira ingano. Ariya mato amafaranga yagura ntagira ingano. Buriya bagiye kuva hariya bahungisha udusigaye bati mwirukanswe mugizwe n'amaguru, mureko ko twabisubiza hehe hariya i Bukavu. Ariko ikintu gihari ni kimwe, iriya force niba wenda naba nsimbutse nkaba ngiye imbere cyane simbizi, ariko ibintu birimo bigaragara byo kuva muri Uvira hariya ntabwo bibaye ku bushake, ntabwo bibaye ku giti cyabo kubera ko babishaka. Oya, bibaye ko bari bageze naho noneho abarimo hagati muri Uvira, hagati mu mujyi, badafite ubuhumekero kubera ko bagoswe. Hari declaration yabaye declared na nuriya mukuru wabo w'abazalendo bose n'umusaza mukuru cyane witwa Amuri Yakutumba.
arabegeranya bose ari mu mujyi wabo wa Baraka, arababwira ati hano habaye isibaniro batwikira abantu batagira ingano muri Makobora, atari ko ubu none ahangaha keretse twese baze hano noneho baturangize dukurikira abagiye. Ati tugomba kugenda icyo gihe bari bamaze kubakubita ngo bagiye guhirahira muri Makobora, barabatwika nanone, bagiye amatwi yabo atumva irimo ijereri gusa. Baragenda ubu bari bageze aho bagota umujyi wa Uvira bawureba hasi bawuri muri hejuru. Makobora aho ngaho reka nkunganire, bihaye gusubirayo barabatwika, RDF itanga umusada wo kuza gutwara imirambo, nabo bagwa muri ambushi barabatwika, ba bandi bapfa kabiri. Aha ni za ambushe nakubwiraga rero navugaga. Ubu rero bajyaga guhumeka batya, information babona bakabona impande n'impande hose hasigaye inzira imwe gusa, hasigaye inzira isohoka muri Uvira isubira hehe, Kamanyora. Wa muhanda wabo ngo niba ari route nomero ni kangahe, ni gatanu hariya, ni kangahe, ibintu nk'ibyo. Barangije noneho ikibazo bari banafite, reka nacyo mbariho nsoreza kuri ikibazo cyabo kubera ko nkibuze umwanya munini. Itumanaho ribaha cyangwa intelligence ibaha kumenya ibirimo bipfa hirya no hino ntayo bari bafite. Bya bindi ngo ni ingamba z'ubwirinzi nta cyabafashaga. Aho byari bigeze byaraho baba bari hose batazi ibirimo bipfa, bakumva ikintu kiraje mu mutwe ngo tiku, abashira bagashiramo aho ngaho. Abandi bari bageze aho badafite n'uburyo bashobora kumenya communication yihe, bavuyemo kubera ko batari bafite ikindi cyabafasha uretse gukizwa n'amaguru. Nagira ngo mbe mpiniye aho ngaho, wenda tuze gukomeza. Wakoze cyane kuri ibyo bisobanuro. Uvira bigaragara ko ari elema katarizeri y'intangiriro ya ntambara finali. Abantu bakuri kujya bagenda bavuga bati se komanda François kuri radio umwe, iyo ntambara yo tubwira ngo nta ntambara iraba kandi Kagame mu afata Goma, afata Bukavu, afata Uvira n'iki. Ariko nakone kugenda mbabwira ni buri ibintu by'intambara ni agatangaza cyane buriya. Abafaransa bavuga bati lila bien chiriaro denier, uzabyina insinzi, uzabyina ko Uvira yabaye tombe, n'uzayibyina nyuma. Ejo twagize gutya twumva state secretary wa Amerika uwo bita Marco Rubio avuga ati Uvira okay, ariko dukeneye na Bukavu. Kagame uravamo ntuvamo, RDF uravamo ntuvamo. Bidahagije, uno munsi twabonye ejo hashize twabonye ingabo za Blackwater ofisiyeroma zinjiye zagaragaye muri Uvira. Nyuma yaho Rubio, uyu Marco Rubio state secretary wa Amerika avugiye ati Uvira okay, ariko noneho dukeneye na Bukavu, muravamo ntimuvamo. Kandi dukomeje gukurikirana operasiyo zongeye gutangira zerekeza Kamanyora, kuko twakomeje tubona Ibu yariyo yinjiranye na Blackwater, basirikare ba Eric Prince binjiye muri Uvira hariya, destination ni Bukavu. Kandi koko twabonye ko Ibu yatangiye kugenda yicacira amateka abasirikare benshi ba RDF 23. Ikirimo kumbabaza nakomeje kugenda mbonamo ku mirongo y'imbere icyo twita ligne avance, bari abagabo ba Kigali bashyirayo utwana tudafite n'imyaka 18, kuko bari abana bafashwe na za Ibu bose nabonye ni abatenejezi bari mu myaka 15 n'itandatu, nibo bashyira imbere ku mirongo y'inyuma ku rugamba. Ari ibintu byo bivugaho iki bya RDF byo gufata abo twakwita ngo sherokano, n'abantu ushyira ku muriro imbere bazatwikwa. Abo ngabo nta gutoranya n'impinjura atwara. Kandi icyo kintu FPR kiziho na bwa kadogo mwari twaga tubona bwinshi cyane bwarakoreshejwe muri izo ntambara, aho basunika imbere akaribo bwota umuriro. Iki kintu cya Marc Rubio ati Uvira okay libere, ariko Bukavu nayo next, tukaba bwaciye tukatubona
ibo abasirikare special force ya congo yinjiranye na blackwater ba prince eric muri uvira. Iki kintu urakivugaho iki ko turimo tubona ko mu by'ukuri ari ibintu turimo tubona ko mu by'ukuri byerekeza ahantu hakomeye cyane? Urakoze cyane bwana Francois. Duhereye kuri Marco Rubio. Marco Rubio hari intuza ye Twitter yanditse avuga kuri ko bibabaje kubona Kagame ku myitwarire ya Kagame mbese mu gusuzugura ariya masezerano yashyizweho umukono, yishyiriyeho umukono. Aravuga ati ibi ngibi bifite intuza inyishu yabyo. Ntabwo ashatse kuyizana ngo nyisome ko yayivuze, ariko yenda kujyana muri iyo sansi. Aravuga ati hariho consequences zo kutubahiriza aya masezerano no gusuzugura umukuru w'igihugu mbese Amerika na Trump wa witnessinze, wabaye umuhamya w'aya masezerano. Arongera avuga ati dufite ntuza nyinshi cyane, dufite inzira zose ziri ku meza zizatuma Kagame ashyira mu bikorwa ibyo dushaka. Aravuga ati options zose ziri ku meza, inzira zose zirahari. Nabwo abishyiraho ngaho, aravuga ati arimo avugana nawe n'abanyamakuru. Rero ibintu byinshi twamaze kubibona. Ndaza kugaruka kuri abo ngabo, abo bana uko bagenda babikora, ariko ndashaka kuvuga kuri diplomasi cyane, kuri ibyo byose ari Marco Rubio na shebuja ibyo bagiye bakora. Ubu none aha ngaha ntabwo kubona Kagame ahanini utamubona uko asanzwe yigaragaza mu n'amarere maremare, ntabwo ari ibintu biri aho gusa. Ubukene, uretse amafaranga we abitse, we agenda yongeraho, ajya nka tipo cyangwa agurisha abanyarwanda, agurisha abana bapfa bagira byo bazana byose bisahu, agenda ajyana arunda kuri konti ye, ariko ubukene bumeze nabi. Iyo ni ya selfishness twagiye tuvuga iri kuri Kagame. Kagame ntabwo yita ku banyarwanda pe. Abambwira bati no kureba bimazu ari i Kigali, erega ibyo gihe hari igihe ngera nkavuga abantu tugira ikibazo cyo kutiga, cyo kutamenya. Ntabwo Francois wamara imyaka 30 mu myaka yawe, wowe tuvuge uravutse, urakuze kandi ushoboye kuba noneho uri mu rwego nk'urwa Kagame. Uri umukuru w'igihugu, tubare ko ari gukivuka, ariko ukuze, ariko ugeze imyaka 30 utaragira ibintu wubaka abantu ngo babibone babije bati yewe amaze imyaka 30 koko yubatse hariya, kubera ko noneho uri perezida w'igihugu, igihugu gifite resources n'ibintu byose. Hanyuma ukambwira convention center, ukambwira umuhanda, imihanda, ukambwira ariya mahoteli yanuza ya Tony Blair na ba Clinton bafitemo hariya, abantu babibona banyara bakavuga ngo ngo Kagame yarakoze. Stade Amahoro ngo arayivuguruye. Bavuga ariko abanyarwanda, what's the problem with Rwanda? Ngo Kagame hospital. Imyaka 30 uyobora, ukaba udashobora gukora ibintu. Kwanza hagombye ko hari n'umujyi utari Kigali wubatswe ahandi hantu. Muri iyo myaka 30 hagombye ko hari undi mujyi wubatse ahandi, uretse gusesagura no kwibone amafaranga ukayamarira mu ndege 3 zigenda enye, noneho nubise ko hari n'iya 4 byaragiye nk'u Rwanda, mu gihe abandi bindi bihugu abaperezida bagenda muri za renting. Urumva ibyo? Rero abanyarwanda dufite ikibazo cyo kuba tudashobora kubareba ngo duha agaciro cyangwa tukore imibare tuvuge ngo ariko se wait a minute,
30 years uri perezida, ukaba wabara ko umuntu yakoze ibintu kubera convention center, Kigali Arena, sinzi ibiki biki no kuvugurura stade, kumva ko ibyo bintu bimuha legitimate yo kuba ari umukozi yarakoze. Uba urwaye mu mutwe, ukeneye kujya kwa muganga ngo bagusuzume barebe niba uri muzima. Naho ubundi biriya ni ibintu yagombye kuba ahubwo abanyarwanda bamubaza, uretse before bagana nk'inteko itabaho n'ibindi, bamubaza ariko your excellence tubwire imyaka 30 mu bintu washyira imbere y'abanyarwanda washoboye kuba wabagezaho ni ibihe, ngo abivuge neza. Noneho tujye mu mibare, ibi wabikoze mu gihe kingana iki, ibi wabikoze mu gihe kingana iki, ibi wabikoze mu gihe, bivuye he? Kubera ko ibyinshi biri na hariya biri ku nguzanyo, biri ku myenda, birimo ba shareholders, ariko abanyarwanda ntabyo bazi. Igihe Kagame azaba atakiriho uzasanga harimo ko tugomba kwishyura amafaranga amwe twowinga muri ibyo bintu babona. So ako nako nashatse kongeraho. Rero ufashe rero ukareba ubukene iki bugejeje hariya mu Rwanda, uko abantu bameze nabi, barashonje. François, genda avugana n'abantu bambwira bati ntabwo muzi birahangaha. Impamvu ni iyihe? Abanyamerika bafunze imishinga myinshi cyane, noneho ambasade yo niyo yabaye ya nyuma banayivanamo, banayifunga mu Rwanda. Ariko imishinga myinshi barayifunze. Iyo mishinga yari itunze abanyarwanda benshi cyane. Habanje ko twitera akanyaro, ndavuga ubwo Kagame ati iyi mishinga yose y'Ababiligi yose ihagarare mu Rwanda, ariko ntabwo yitaye ku bantu batungwaga n'iyo mishinga. Ibyo byose rero, izo nizo Marco Rubio yavugaga. Kwanza barabanza bakagushyira kuri serumu, bakagenda bafunga kugera aho nta gitonyanga kikiza, bakareba ati uyu muntu icyo twakoze hano aracyumva cyangwa ntacyumva. Niba utacyumva bakajya kuri etape yindi ikurikiraho. Ntabwo bagenda ibintu byose ngo babifatire icyarimwe babigire, bafata kimwe bagakanda. Ahangaha se hari ikintu yumva mu bato wapi, akongera agakanda ahandi bakongera. Ni cyo kintu barimo bakorera Kagame kugira ngo barebe ko ni nka bya bindi bya Farawo, byago bingahe byose byagiye biza, kimwe ati kiwape ntacyo kivuze, ariko kugeraho noneho agera ku mwisho akavuga ati ubwoko bw'Imana mburekure bugende. Nta aho ngeze nawe naho bigeze. Bariya nta nubwo bizagera ku bya Venezuela. By the way, uriya Venezuela ni igihugu cy'igihangange, kitari igihugu wapfa kuvuga ngo wakwisukira. Aho ni igihugu cyahanganye na Amerika igihe kirekire. Uriya Chavez wa mbere wari uriho, hakaza kuzaho uyu nguyu bateruyemo hariya. Kuri Kagame iyi Black Water bavuga na bariya bayibu niyo force. Icyambere Amerika barabanza bakakuvanaho intelligence, bakareba ko ako nako kagukanga, ukabanza ukabyumva. Barangiza uruhande rwawe rundi ruhanganye nabo bakaruha intelligence ihagije kumenya naho ugiye kwihagarika, naho ukiriye, naho ugize gute, bakaba bagukurikirana bakureba, kandi baramukurikirana inzira zose. Bariya rero ubu barimo baragenda bashaka kubanza gutema imizi. Reka mbikoze nkoresha urwo rurimi. Bakatakata imizi ni iyihe? Ni buriya bwa sinzi twirwaneho, buriya bwa bariya zananga irwa curanga, Kagame acuranga akabwira mu gukora ibi bitangazo, bakanyuka bariya AFC na M23, ibyo byose batema imizi, batema. Abo nibo wabonye bariya ba Black Water. Bariya bafite ni Abanyamerika. In fact bakubwira ko uriya Prince ari umuntu wa Trump cyane. Baravuga ati banze ujye urebe, ibindi byose bikenewe, logistics n'ibyo byose birahari. Bakareba ko Kagame akomeza kohereza abana, nanone akomeza akanyaro n'iki byose. Nyuma yaho ndagira ngo ngwize ukuri,
ni bya byago bya bindi bya faraho birimo bigenda biza byiyongera. Ku kibazo rero kijyanye na biriya bintu bajya bakora ari nabyo bakoresheje kuva kera cyane, buriya nicyo kintu navugaga ngo nta mpuhwe bagirira ikiremwa muntu. Umuntu wese uri aha ngaha wanabyaye, nkunda kubivuga kubera ko hari abantu b'inshuti zanjye ariko ubu tutakiri inshuti cyane, kubera umuntu ugira utya waba uvuga Kagame akavuga ngo muranganye kubera ko ngo wanga Kagame. Nkibaza se, wowe François uri inshuti yanjye, sinzi na Margarita ni inshuti yanjye, na Pascal ni inshuti yanjye, ariko Kagame hari icyo mpfa nawe, ndamukritika kubera ibyo akora. Wowe François naba mfiki nawe, kuki wanyanga? Uvugishije ukuri umaramutse utarwaye mu mutwe, ni gute wanyanga ukanga George ngo kubera ko ngo yanga Kagame cyangwa se avuga Kagame? Iyo ni ahubwo twanga amufutiye na polisi z'ubutegetsi bwiwe. Yes, iyo rero ni indwara abanyarwanda turwaye, dukwiriye kuzashaka uburyo haba umuganga uza akatugangahura akatuvura iyo ndwara, kugira ngo iyo munyangire izacike mu banyarwanda. Jye niba mfite ikibazo nawe François, nta mpamvu yo kuba Margarita twaba dufitanye ikibazo, kubera ko wowe uri inshuti ye nanjye ni inshuti yawe, ariko jyewe nawe tugiranye ikibazo. Uriya ni inshuti yanjye of course, ariko wowe abo ashoboye yatwunga. Ariko abanyarwanda kugira ngo abe inshuti yawe ajye kunga n'uriya na Kagame for example, atari ko wa mugani ese mupfiki, none se umuntu yabigira ate kugira ngo tubunge? Icyo kibazo kikaba aricyo kibazo wenda aba azana kugira, ariko nawe akakwanga kubera ko wanga uriya Kagame, uwanga ukritika ibyo akora. Kagame bariya bana wavugaga ni sinabyaye rwose, nicyo kintu navuga. Nahereye nyuma mvuga bariya bana, urabizi wowe kuva ruguru muri za Masisi, za Rucuro, Nyiragongo iriya yose, kuva muri Runyonyi na Cyanzu, bari hejuru ku birunga hejuru yabonaga nahari abana. Uribuka za drone za mbere zagenda zikabasanga barimo bacukura imyobo nk'inyagaba zikabatwikiramo. Abo bana bose rero baragenda bagafata ubwo bwana bakabushyira imbere, noneho abandi bakisigarira inyuma, bakaba babahaye ntuza. Urabibuka babapasinga, bamwe babahaye amagarade, lieutenant, second lieutenant, sinzi captain, sinzi iki. Bamara kumuzamura bamupompye nk'uko upompa umwuka w'ipine rikuzura, akagenda ari mu birere, bakamuhereza paratuni bakagenda birukanka ati wowe n'icyongozi, bukagenda buri imbere. za drone zirasa inyuma, handi ba kamandazi baba barimo binyigeza. Iyo niyo plan iriho ubu ngubu, ni ukuvuga ngo barabizi ko abana bashiriye imbere babohereza imbere. Ubu rero drone nayo irimo iragenda itegereza ba bandi bari muri ayo manama bohereza buriya bwana, ikacunga nabo aho bari, ngo bari muri za officers mess, niba ubyibuka, nka kuriya twagiraga iya ka Kigali, bari muri officers mess yabo, barimo drone nayo ikaza ikavuga iti namwe mubanze musogongereho, kubita n'imiryango yanyu isogongereho, amajoro ba koloneli ba kapiteni, imiryango yanyu n'abana banyu basogongereho, nk'uko aba bandi mushyira imbere bigenda. Ariko ntabwo ibintu dukwiriye kujya tubiceceka François, ngo tubone abana bagaramye hariya, wowe ukagira umwana wari mu rugo. Ubu ndavuga bamwe banyumva kandi b'inshuti zanjye bazananyumva, baba babumbatiye abana babo, haba hano muri diaspora, baba hanze aha, akabona umwana we ari ku ishuri, ari muri university, ari muri college, ari hehe, akabona abandi bana bakumva nta kibazo n'ibera byana se, bajye batoragura, biruzuye mu Rwanda, biruzuye yewe bajye bajyana. Ariko se ubwo bumuntu bwagiye he bwo kutumva? Njya mvuga ibintu no kuri space bikambabaza, hano hakavuga ati ibyo bintu nta kuzabigira ujye byiciki. Oya, tugomba kuvuga as long as twebwe jye nawe François dushobora kubona aho turi twanavuga ibi tuvuga biri on record. Aba nakwita ngo ni bifobagane, bazakomeza bafobagane, ariko igihe kimwe amahoro yabonetse mu Rwanda no mu karere, Imana ikaba ishidushizeho, tugahurira ahantu, nkaba nareba umuntu mu maso tuvugana, nkamubaza niba
kumubaza gusa nkamubaza ndetse uribuka inyuma iyo ngiyo ibintu bijya kugera hose ukuntu byagenze, akabwerabwera akareba hasi. Icyo gihe nicyo mba nshaka kugira ngo nzarebe umuntu mu maso. Mu by'ukuri ibyo dukora aha ngaha Francois, ibyo ukora bikuraza ijoro utaryamye ukava mu kazi unaniwe, ariko ukagira umwanya muto cyane wo kubwira abanyarwanda nk'ibi. Nta kuntu bisa, kubera ko bijya on record, kandi ibi ngibi ni ibiganiro bizahoraho. Niyo waba utakinariho, hari igihe abantu bazajya bagwa kuri ntuza record zawe, bakumva bakavuga ati Komanda Francois yabaye komanda avuga ibi bintu, none dore kubera iki Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza. uti na biriya bisirikare by'ubujenerali n'iki bose tudufitanye urubanza, bariya bambaye biriya bya itexirwa, kandi ubu bivuga koko uko bivuga ari byo. Reka nkubwire, biramutse atari ibya itexirwa, rank y'umusirikare ageraho Francois nyikubwire, akayigeraho mu by'ukuri inzira aba yaciyemo kugira ngo agere kuri iyo rank, narangiza agaraguzwa agati ari umujenerali, aho kugira ngo ugaraguzwe agati warageze kuri iyo rank, wasohoka ugahunga kugira ngo ishema ryawe urigumane. Mbabazwa n'abafite ibyo bya itexirwa bavugaga, basavinga amafuti, bakoherezwa kujya gukora amafuti, bakarimbagura abandi bana b'abanyarwanda babibona ko ibyo barimo atari byo, ariko bagakomeza bagahanyanyaza ngo kubera ko ngo bafite ngo ni order, ngo bafite ngo ni commander ni chief bategeka kubikora. Umunyabwoba iyo urugendo rwashyushye afazari ibyo bintu washaka inzira zose, wagira n'akanya gato ngo ugiye mu butumwa, you don't come back, ukagenda ugiye ukavuga uti you know what, mureke nduhukira aha ngaha ndimo ndasavinga ivo, ukabivuga ukabona ubuhungiro ukaruhukira iyo ngiyo, ariko utagiye kwararika abana b'abanyarwanda ku misozi ngo urimo urarwana n'ibintu. Izira pretext ni zingahe? Tuzashaka umwanya wo kujya muri ibyo, rekane kujya kure cyane, tuvuge ku kintu kijyanye n'iyi ntambara, icyayitangije, duhere inyuma, nidushaka tuzane na records na audios cyangwa video za Kagame inyuma iyo ngiyo, abanyarwanda bumva. twazatangira Misiri. Yego ubu ngubu tugiye gutangira amateka twayanditse nibyo, ahubwo tuma gutangira gukora documentary zizahoraho imyaka n'imyaka, aho abuzukuru bazabona izi ntambara. Ikishimije mw'ibi byose ni uko George twarabanye mw'izi ntambara zikitangira, Kagame atarohereza na batayo ya mbere, agifite ba Makenga hariya muri Runyonyi na Cyanzu mu birunga yari hejuru ya Bunagana. Twatangiye kuvuga ibi, Kagame atarohereza batayo ya mbere yari iyobowe n'umuntu bita William Ryarasa, yari akiri majoro. Ubu ngubu mu myaka 3 gusa yarazamutse nk'igihumyo, arasimbuka irya liyetona koroneri, asimbuka irya koroneri, arasimbuka wahise amuha mu myaka 3 gusa irya general de brigade. Ibi ni amateka twagiye twandika biri on records. None nkeka ko uhavuze nibyo, tugomba kuzagaruka dukora amadocumentary noneho yo kuzasigira ubuvi n'ubuvivure, aho twagushije ishyano tukagira abajenerali b'ibifobagane, ariko ntabwo bagiye boze ko hari abagabo nkamwe nka George Mutabazi, nka Komanda Francois n'abandi bose, ntabwo turi twenyine. Twagomeje kugenda tushyira on records ubu bugwari bwa Paul Kagame kwinjiza abana b'abanyarwanda mwizi ntambara muri ambition expansioniste n'iza Hitler, kugira ngo ageze ba imperialiste ku butunzi bwa Kongo. None igihe twihaye cyo kora gisa n'ikirangiye, dusoza ndagira nkubaza iki kintu. Umusibe ejo kuwa kane hari inteko ishinzwe y'iby'umutekano uburengerazuba bwa Kongo muri Sena na Paroma bya Amerika, bagiye guterana biga kwaka gasuzuguro ka Paul Kagame kudakurikiza ibyo yasinyiye. Tutarebye kure, turebye ukuntu ibintu bimeze, tukareba muri foreign affairs ukuntu Marco Rubio yabivuze ati Uvira okay, Bukavu next. Kagame RDF murayitanga ntimuyitanga. Turebye ko ejo saa 2 za hariya, ubwo sinzi amasaha twe tuzaba muri Afurika bizaba bari mu ijoro rikomeye cyane, n'amasaha 7 akurikiraho bagiye guterana
biga kwa agasuzuguro ka Paul Kagame ko gusuzugura Trump n'icyakurikiraho za obusiyo tuvuga ko twavuze ko inkoni zose ziri kuri table, yaba obusiyo diplomatique, yaba obusiyo economique, yaba obusiyo militaire, izo zose turimo turazibona kandi koko twavuze ko twabonye Blackwater already Uvira, noneho twababonye muri teni militaire bari kumwe na bariya ba hibu special forces za Congo. Ibi hari icyo bishatse kuvuga. None uku guterana kw'aba bantu, iyi groupe ishinzwe ikibazo cya Congo n'u Rwanda, mu kuba Kagame atarubahirije aya masezerano yasinyiye, ikivamo ntabwo kiri kure y'ibyo turimo tuvuga ko Robin yavuze ati aka gasugo ka Paul Kagame hazaba consequence byanze bikunze, accountability zababirenzeho zigomba kubaho. Ibi urabibona gute mu gusoza tureba aba bantu bagiye guterana kandi hazavamo n'ibihano byo je suis sûr et certain ko ibyo bihano bizavamo n'izindi mezire tutazi, ariko ibi bintu birakomeye kuko turebye tagati tukareba na time na timing, ari icyo bishatse kutubwira kuba hari byinshi bishobora guhinduka mwino minsi iri imbere turimo tureba. Urakoze cyane François, nanone kuri icyo ngicyo baje tugana no ku musozo. Buriya abanyamerika muri demokarasi yabo, mu bintu byinshi bajya gukora, nubwo baba bakoze ibindi byose bibanziriza ibyo ngibyo, ariko bagira ikintu cya assessment, aricyo kiba nka finale, niko navuga, ni final assessment, cyangwa se kigana mu gufata ibyemezo bikakaye cyane. Icyo rero akenshi nibyo ubona babanza wumva ko bigiye kujya nko muri foreign relation committee, kumva muri nuza muri komiti za sena, muri sena harimo amakomite atandukanye. Ayo makomite harimo ay'ububanyi n'amahanga, harimo ay'umutekano, harimo n'ibindi. Rero baba bafitemo abantu babo. In fact uri muri iyi ngiyi igiye guterana ni umwe umaze igihe akunda no kwandika, noneho harimo umudamu zina rye ni Susan something, ibintu nk'ibyo, ariko sindibuka neza. Uwo mudamu bamwise ko ari a witness, umutangabuhamya. Ibintu azaba aje gutangamo ubuhamya ni nko guhera inyuma, akavuga ati aha uriya mugabo twaramubwiye ntabwo yabyumvise, aha dukurikizaho iki ntiyabyumva, aha Kagame ibintu byose arega nta kintu na kimwe Kagame. Urabona hari abantu bayobora mu buryo butandukanye. Nk'uriya mugabo w'i Bugande ibintu byinshi araceceka, ntabwo avuga. Ni umudictateur pe, ni umudictateur ariko uceceka, ibintu byinshi akaceceka, ntavuga cyane. Ariko Kagame ibintu bye byose aba yabivuze, akavuga ati abo ngabo ati birirwa batubwira n'iki b'ubugore burirwa buza hano, wagiye ubikurikira. Avuga ati bamwe ati nzajya mbere baze bagende we spit in their face bacire. Ahandi arangiza ati ati abo ngabo ati bagira ati bafurish, avuga ati badushyiraho sanction, kabarebe sanction, ati foolish, ati stupid. Ibyo byose baba bafite biri kuri record. Trump arabifite, Rubio arabifite, byose barabibona. Ariko ahangaha baguha amahirwe. Kabonye ko kuba yaratutse Trump ngo ni foolish n'iki, kuko twabonye Rubio yavuga ati Trump ntabwo akina big boys games. Exactly. When he say it, he mean it. Exactly, at he mean it. Ibyo rero ni ukuvuga ngo byose baba bafite on record, ariko bagenda bagira ngo
hatazagira buriya Dr Kambanda niwe wigeze kuvuga mukurikiye ngira ngo yari kuri yari kumwe na Jean Paul aravuga ngo abanyamerika bagira ikintu bita second chance ntabwo bafatira icyemezo mu ikubitiro rya mbere oya baguha second chance wari ese kuvuga second chance kuri Kagame, chance eh yarayibonye Rwanda, chance yarayibonye i Nairobi, chance yarayibonye i Doha, aha chance yarayibonye kwa Trump, arangiza aramubwira ngo he's foolish. Ibi bintu aha ibyo rero nibyo nagira ngo umenye ko baba bakurikirana buri kimwe cyose ariko bakaguha iyo chance ese ushobora kwisubiraho ese ushobora kumva ko ibyo bakubwira they mean it iyo rero bavuga ibyo rero bavuga ngo amatwi ugutwi kw'impene hamwe n'abarundi ngo kumva ko kokeje bagushyize ku mbabura eh baravuga ati rero bati kuvuga ko Paul Kagame ari impene. ati ugutwi kw'impene kumva kokeje baravuga ati okay niba ariho bigeze rero reka tube ariho tukuganisha rero ibi bintu ni ibintu bagiye kujyamo ejo uwo mutangabuhamya buriya ashobora kuza agafungura igitabo akabasomera ati kuri iyi paje murebe aha kurinda tugera ku masezerano umugabo avuye ahangaha aho gushyira mu ntuza mu bikorwa ibyo basinyiye ni ibihe harimo kuvana RDF muri Congo harimo nuza kuba disarmed iriya AFC na nuza na M23 bakajya mu nuza muri Kantanoma harimo ziriya mekanizme bashyizeho kuba arizo zizaza kugenzura ibyo byose harimo noneho ko Kongo yo ikubahiriza icyayo na FDLR aho ngaho FDLR iri hose hariho kipenande na RDF Kongo yamaze gukora ibyo bagomba gukora kandi banabivuze baravuga ati Kongo yafashe step indi igihe bamurangizaga yahise ishyiraho n'intuza n'itangazo ariko rero rya diplomasi ntakanda na FDLR yaranditse iti twebwe twari twakurikije ibyo twasabwe na Kongo tugiye kwitanga kuri MONUSCO ariko RDF batubereye mu nzira ntabwo dushobora donc baratugose ntabwo dushobora kujya kwitanga. Urakoze cyane abyumvishije muri UN cyane ndakubwiye ngo ni ukuvuga ngo ubu ngubu umuntu uri kuri ntuza yuko adashaka ahubwo amahoro ko anabaho ni Kagame ni ukuvuga ngo ejo nicyo gitabo kizaba gifunguye kirimo bagisomamo bareba paje ya mbere paje ya kabiri ya gatatu byose ibi rero ni iki bishaka kuvuga kandi bishobora no kuba bijyanye na kiriya cya Black Water wabonye hariya abanyamerika bajya gukora ibintu bamaze no bari ahead ntabwo batangira gukora ibintu bakiri inyuma ya baba ari imbere ariko bagatangira gukora ibintu already bamaze gushyiraho plan yabo uko iza kugenda ejo rero niko bizaba bimeze izo haba ibyaza bikurikiranye byose haba za sanctions ziyongeramo haba imbaraga zijyamo haba iki ndagira ngo nkubwize ukuri niba ari intsinzi kuri Kongo yo yayigezeho kandi yayigezeho igihe Kagame atigeze atekereza ko haza umuntu ufata nduhungira icyo akamugara burya wagiye uvuga ibintu nanone ndabyibuka reka bari byo nsorezaho uvuga uti buriya Kagame yaza kwemera akirukana Kabarebe nkamugira inama urumva rero iyo udafite hari abagabo mu Rwanda b'abanyabwenge hari abagabo mu Rwanda bayobora ububanyi n'amahanga neza banabuyoboye rwose hamagara abajenerali abereka poroje ngo bagire icyo bamubwira niyo mpamvu yirukanye uriya generali Kazura n'umuntu bita uriya wari minisitiri wa defense w'umwe ex-fare wo bitaga bamwitaga uriya wari minisitiri wa defense nuza Murasira
generali murasira Murasira urakoze cyane. buriya nicyo bazize, babwiye Mm, Kagame bati dukurikije muri geopolitike n'aho isi yes birimo kwerekeza, iyi ntambara ntabwo iri justifiye, nituyinjiramo tuzabigwamo politikari. ni Arangije ubwo arabirukana, azamura uyu mugabo ngo ni Mubaraka Muganga, ati twebwe tujya muri Congo na Rwanda ye tugaruka tubyina insinzi n'abamotari kandi aha ntacyo bibatwaye. akavuga ngo ajya yumva ngo ababyeyi ngo barimo basenga ngo mana udutsindire ntambara, ngo avuga ngo mana iryo sengesho nturyumve. Urumva ibyo bintu? Ni ukuvuga ngo wowe aho niho Kagame yavugiye ati yes, ati uyu nguyu ukunda igifobaganye intambara. principale, yes. Aha Kazura yes. ku ruhande, Murasira ku ruhande, Mubaraka Noneho songa mbere. jya muri diplomasi uvanemo abari bazi diplomasi bazima cyane, Dr Sezibera, ufate bariya abenshi cyane Sezibera yari umuntu uzi foreign relation, umubanyi n'amahanga, Nuriya kandi Vincent Biruta akirimo yafaga abo kubigoragoza, abo ariko nabo mwene bose bagiye mu kabati kubera ko imikorere yabo ntabwo ariyo Kagame ashaka. Abantu rero yazanyemo ni bandi? No, nduhungira iki? umuvugizi wa Nduhungira mbere wa iki FDL, umuntu urara kuri Twitter arimo atukana gusa ukamugira umubanyi umuvugizi n'amahanga? wa mbere wa FDL. Eh? Abanyamerika nibo bavuga ko Ukamufata, FDL iri i Kigali, na Nduhungirehe ni FDL. aha, ukamufata mu Buholandi avayo akoza amarorerwa, ugahita wumva ko ari wo muntu wayobora ububanyi n'amahanga. Ariko ibyago bagize, haza kuza umudamu witwa Kayikwamba. Kayikwamba niwe ufashe diplomasi ya Kagame ayihindura zeru, aragaragura mu byondo, basigara badafite n'icyo bavuga, haba muri UN Security Council abarimo bose bambasada bose baba zeru, ububanyi n'amahanga duhungira icyaba zeru, u Rwanda ruragenda rurahinda, ubu rwarahindanye kubera uriya mudamu witwa Kayikwamba. Badashobora kugira nta nubwo umva ibirapima ushaka nta kumbwira ko nubwo habaho ba bagabo bajya bavuga ngo basizwe amavuta, bashobora kuba bafata Kagame bakamubatiza mu mazi menshi ya Yorodani? Kagame no uburyo aho Kayikwamba amaze kumugeza, niyo wamujyana mu no mugezi sinzi uwo ntibishoboka, ari we, no mu nyanja. Kagame ntabwo yakwema. donc uburyo bamwerekanye bamuvanaho rya kote ritari irye, nta n'umupasiteri wahawe ufite ayo mavuta, wasizwe amavuta, wamuvanaho icyasha afite. Ntawe ibyo none ahangaha aho turi none ahangaha mbivugire kuri iyi radiyo yawe, ntawe umupasiteri waba afite amavuta angana iki. Icya mbere wagombye kugira wenda aho uhera kugira ngo icyo cyuhagiriro gikore. Noneho niba umuntu atemera n'Imana, se wowe wahera hehe kwanza? wamutubika mu mazi, amazi agahita yandura, agahita aba amaraso gusa. Yes. Cyakora wenda umujyanye muri baba Nigeria, bariya baba bambaye ibinuza by'imondo n'ibigofero impondo n'isatura byose mu mutwe, bagenda bakubita ibintu. Abo ngaho rwose biba biri anyway. Reka rero aho ngaho none ashaka kubwira ngo ejo ni umunsi duteze amaso twese, ariko navuga ko icya mbere simbona nuza ubujyanama wakagira inama Kagame iyo aza kuba hari nk'ibyo wavugaga, nta nubwo aha twakahageze. Icya mbere ni ukubanza kumenya, ukawenga ukamenya utese izi ntambara ngiye kujyamo ziri worth it. Ese ubundi icyo nunguka n'icyo mpomba ni ikihe gifite agaciro cyangwa ikiruta ikindi? Noneho ukabireba, niba ukunda n'abaturage bawe. Burya umuntu wese ugiye kujya mu ntambara, François, akunda abaturage be, abanza kuweyinga areba ati inyungu abaturage banjye baza kugera kuri iyi ntambara ni izihe. Igihe utarabona ibyo ngibyo, ukareba noneho no mu rwego diplomasi yawe, urwego mpuzamahanga,
isura uza kuhavana ni iyihe. Ibyo byose wabishyira ku munzani wabona ko byibuze niyo waba ukiri nko kuri 50%, ukabona ko uyitangije waba uzamuka bitewe n'aho ngaho uhagaze, then okay, waba ufite justification y'iyo ntambara. Ariko mu gihe nta hantu ubona utangiye intambara uri kuri rate almost zero, ngo utangiye intambara itari supported ngo uzahimba ibintu bihimbe bigufashe, aha niho navuga ko ejo chance ye nayo ntabwo iri slim, kandi ntabwo in fact banayitumije kugira ngo bize biri muri favor ye, ntabwo biri favor ye, babikoze kugira ngo bo bakore gutanga abagabo, harimo no gutanga abagabo. Iriya komite iraza kugira ngo itange abagabo, ivuga iti ibigiye gukurikiraho bizabaho, dore uyu muntu ntabwo yigeze agira uburyo twagira n'igaruriro, none turamukarabye. Ndumva ariko bizaba bimeze. Ariko icyo twasenga twese, wenda nsoza agiye navuga ngo abanyarwanda bakunda igihugu cy'u Rwanda nibave mu marangamutima, bave muri kana ka mama, bave muri utwo tuntu twababase twa superiority, kumva ko umuntu ari utundi kubera impamvu z'ubucucu n'ubugoryi stupid. Urumva icyo kintu, niba abanyarwanda bashoboye kurenga ibyo bintu, igihugu cyacu ni igihugu cyiza kandi cyagira ni iriya ni yaba Singapore ya Afrika, ari uko duhaye access ku rubyiruko rwacu ku buryo rugenda rugashobora kwa upgradinga mu byo bazi, bakamenya ibirenzeho, bakajya guhaha, atari ukuvuga ngo bagiye guhaha babite ngo bagiye guhunahuna, bakajya tukabashakira ahubwo contracts zimwe n'ibindi bihugu aho bajya bagakora ibyo bakora. Reba nk'ubu ufatiye nk'ibihugu bimwe nka za Ethiopia, Ubugande, Kenya n'iki, bajya mu bihugu byindi babona ko bishaka human labor, bakabashakira uburyo bakora noza bilateral partnership contracts zitandukanye mu bigo bitandukanye, mu sectors zitandukanye. Noneho bakaza bakagira foroma traininga, bakagenda bajya gukora iyo mirimo, bakagaruka baza gufasha iwabo, economy ikazamuka. Ariko se mbwira, mu gihe twebwe mu Rwanda wafungirana abana mu gihugu ngo bajya guhunahuna y'iki? U Rwanda dufite iki? Abashinwa bateye imbere, abandi bateye imbere, nabo baracyagenda bajya guhaha ahandi, bava mu bihugu by'Ubushinwa bakajya guhaha muri Amerika, muri Canada, muri Australia, abandi bakava muri Europe nabo bakajya muri Amerika bakajya guhahayo. Twebwe bakize ku buryo abana bacu tubahagije badakeneye kujya guhaha ahandi hantu. Iyo ni policy mbi cyane ya Kagame n'agatsiko ke n'iya FPR, itumva ko abana baba bakeneye gusohoka, tukabaha umwanya kugira ngo biyungure mu bumenyi. Abana be guhinduka indaye zo kuri online, be guhinduka nuza birirwa bakora ibidakorwa abana bacu. So nicyo kintu abantu numva bari muri diaspora, bari no mu gihugu batavuga bo rwose birumvikana, ariko muri diaspora babona ibintu birimo biba bya Sodoma na Gomora mu Rwanda bakumva barabyishimiye. It's very sad. Urakoze cyane rero, nagira ngo ushimire mpenera ahangaha. Murakoze cyane bwana George Mutabazi, ni iby'agaciro kuba twakugize kuri umugoroba. Ndabizi turagufatiranye ukiva mu kazi utararuhuka, ariko nifuza ko mu mpera z'iki cyumweru bazamonera umwanya, kuko iminsi ibiri iri imbere ibisiye byinshi kandi birimo birihuta cyane. Mutuboneye umwanya haba ku wa gatanu cyangwa ku wa gatandatu byazaba byiza, kugira ngo twabudetinge, kuko amakuru arimo arihuta cyane. Hari byinshi wenda ntinjiyemo kubera ko biri ankuru, hari operasiyo zigiye gukomerezamo hariya muri za Kamanyora, ntarimo kuvuga byinshi cyane, ariko
tuzaba dufite umucyo nko mu byo kuwa gatanu y'aho birimo byerekeza, twanamenye n'ibyavuye mu iriya komite iri ku kibazo cya Kongo. Ibi byose ni ibintu tugenda tureba. Reka tugushimire rero bwana George Mutabazi, byari by'agaciro kugira, kandi nta mukomeze kibazo kugira umugoroba mwiza. nta kibazo, uzambwire hakiri umwanya kugira ngo twitegure. Nta kibazo, twazabana muri ibyo biganiro. Murakoze cyane inshuti za radiyo ubumwe, rumwe kumwe nanjye Francois Mutuyemungu. mumfashe dushimire George Mutabazi, kandi nongere mbabwire ngo mwe kumwe nanjye Francois Mutuyemungu ku buyobozi bwa radiyo ubumwe. Nk'ibisanzwe mwibuka gukora subscribe, like and share, kandi mwibuka no gusiga komanteri, kandi tubabwira ngo abanyarwanda tumuhe bikomeye cyane. Mukomere kandi mucane ku maso, kandi mwirinde mu nyangire, kandi muramenye nyamuneka ntimuzinjire n'ibi bintu, kuko aho igihugu kirimo cyerekezwa twese turimo turahabona. Birabasaba abagabo b'intwari bazashishoza bakamenya ko ibyo bakoreshwa byose bagomba kubyanga, kuko tuzi neza ingaruka bizakurikiraho. Nk'uko nkunda kubivuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza naho utaha.